ikibazo uyu munsi urakira ahangaha turi naho ni ku kidendezi kandi ndumva marayika umwami Imana yamanutse uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidendezi imvura yakunyagiriye ku kidendezi izuba ryakwiciye ku kidendezi ubushomeri bukwicira ku kidendezi maze ubundi Yesu aramubwira ati ikorere uburere bwawe wigendere Imana yerekanirwe muri wowe. Haleluya. Amen. Imana ihimbaza.
haleluya hari igihe abantu bagira ngo ni ibyaha ariko yo baravuga ngo ukiranuka ndagukunda gutinda mu kibazo cyane bitumye bagufataho ijambo kandi kugitindamo cyane bitumye bakuvugana ariko bataravuga Imana yakuvuzeho neza zirakubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza umurima niraje maze itegeka ikibazo ikibwira ati sohoka igisubizo cyinjire maze nawe ugira ijambo ku musozi utuyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe kugira mu kibazo cyane bitumye bagufataho ijambo kandi kugitindamo cyane bitumye bakuvugana ariko bataravuga Imana yakuvuzeho neza zirakubwira ati mwana wanjye nzakugirira neza umurima niraje maze itegeka ikibazo ikibwira ati sohoka igisubizo cyinjire maze nawe ugira ijambo ku musozi utuyeho kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe barishimye oya ntabwo ari ibyaha bitumye ugeragezwa cyane oya ntabwo ari ibyaha bitumye usuzugurwa cyane oya ntabwo ari ibyaha bitumye wicwa oya ntabwo ari ibyaha bitumye ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe oya ntabwo ari ibyaha bitumye ugeragezwa cyane oya ntabwo ari ibyaha bitumye usuzugurwa cyane oya ntabwo ari ibyaha bitumye wicwa n'inzara oya ntabwo ari ibyaha bitumye wambara ubusa ahubwo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri wowe haleluya arumvisha Imana haleluya haleluya ku kidendezi 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 cyitwa Betesida hari abarwayi benshi cyane iyo marayika yamanuka akaza ku kidendezi amazi yose yahitaga yihinduriza umurwayi bajugunye muri icyo kidendezi yahitaga akira ahangaha turi naho ni ku kidendezi kandi nyumva marayika w'Umwami Imana yamanutse uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidendezi urahindukira indwara yawe haleluya amen abantu batizera bakomera Imana mu mashyi Imana ihimbaza Imana ishimwe haleluya haleluya maze umunsi umwe Yesu anyura ku kidendezi ahageze ahasanga umurwayi uhamaze igihe kinini yari ahamaze imyaka 38 aramubaza ati mbese murwayi we urashaka gukira umurwayi aramusubiza ati singira umurwaza iyo amazi yihindurije singira uwujugunyamo Yesu aramubwira ati humura ubwo wageze ku kidendezi uyu munsi urakira ahangaha turi naho ni ku kidendezi kandi nyumva marayika w'Umwami Imana yamanutse uyu munsi wemerere umwuka wera akujugunye mu kidendezi urahindukira
urahindukira indwara yawe. Tugeze mu masaha meza. Haleluya. Asemerera umwuka wera. Barishimye. Mushyiremo amashyi ku icyo gihe Yesu ari kumwe n'uwo murwayi ntabwo yamuteruye kamujugunye mu kidendezi kandi nta n'ikinini yigeze amuha. Yesu nta n'urushinge yigeze amutera ahubwo yarahindukiye yitegereza umurwayi maze aramubwira ati mva murwayi we igihe umaze ku kidendezi kirahagije dore inzara yakwiciye ku kidendezi imvura yakunyagiriye ku kidendezi izuba ryakwiciye ku kidendezi ubushomeri bukwicira ku kidendezi maze ubundi Yesu aramubwira ati ikorere uburiri bwawe wigendere. Yesu komera Imana amashyi, komera Imana tugire gutya. Umuntu mwicaranye mufata mu kiganza umubwira ngo ni ibyo udashoboye biharire Yesu. Ibintu udashoboye biharira Imana, ibyo ubona udashoboye biharira Imana. Nta kindi cyayizanye ni ukurokora abantu bayo, ni ukugirira neza abantu bayo, ni ukuvuta
dutangize imana yacu ntihinduka mukomanga umubwire ngo uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri kwakira imana data n'umwana n'umwuka wera twikomera amashyi twese duhagurutse aya mashyi tuyakome